kandi bahaye ikaze abakurikira Isonga TV ku ngingo z'amakuru zirebana n'umutekano, politiki na diplomasi kubivugwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ibitangazwa hirya no hino mu isi. Turi mu gitoro cya tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Turi ku gatatu birumvikana, reka nifurize ibihe byiza abatwumvira mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari, ari nako nsuhuza abatwumvira hirya no hino mu isi. Mwese mbaye ikaze ku ngingo z'amakuru atandukanye birumvikana zibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda bitangazwa. Dufite ingingo nyinshi tugiye kurebera hamwe, by'umwihariko tureba amasezerano adasanzwe uruganda rutunganya intwaro muri Ukraine rwitwa Ukraine Promo rwasinye n'ikigo rutura cy'Abadage cyitwa Rheinmetall. Ibi rero biri muri gahunda ya Perezida Volodymyr ZELENSK yo kubaka urwego rw'igisirikare rukomeye rw'imbere mu gihugu no kwihaza mu bijyanye n'intwaro. Turagaruka kandi ku bijyanye na Ankara ndetse na Istanbul, inkuru mutegereje muri benshi murakibaza ko Perezida Vladimir Putin yazitabira ibiganiro by'Istanbul. Ndaza kubaha igisubizo kirambye kuri iyi ngingo. Nako kandi Perezida Volodymyr ZELENSK hari amagambo yashyize hanze, ndibuze gusoma iyi text ya Perezida ZELENSK asa nk'ushinja Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ubwoba bukomeye cyane ndetse no gutinya guhura nawe imbona nkubone. Ni mu gihe kandi special envoy cyangwa se n'umwe yihariye ya Perezida Trump Kellogg yatangaje ko bari mu mishinga yo kureba uko ingabo z'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage ndetse na Pologne zishobora kujyanwa mu gace ka Dnipro. Ibi bikazakorwa nk'igice cyangwa se nka kimwe mu bice bizabigize amasezerano Uburusiya bushobora gusinya na Ukraine. Uburusiya bwiteguye kuba ingabo zo mu burengerazuba bw'isi, coalition cyangwa se ikiswe coalition of willing, bakohereza ingabo zabo Dnipro. Ingingo nayo turi buze kuba adukomozaho. Mu gihe kandi nk'uko nari mbikomojeho, Ubushinwa ngo ni kimwe mu bihugu bishyigikiye ko agahenge k'iminsi 30 kashyirwa sinyatire n'impande zombi bireba. Birumvikana n'ubutegetsi bwa Perezida Xi Jinping bushobora kuba bushyigikiye ko Uburusiya bwakemerera Ukraine cyangwa se bwafasha ubutegetsi bw'i Kiev agahenge k'iminsi 30 gashyirwa sinyatire. Ni mu gihe kandi n'ubundi Dmitry Peskov uvugira Uburusiya nawe hari byinshi atangaje kuri ingingo ijyanye na ceasefire. Bahakaniye ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi, babigaragariza ko iyi ceasefire bifuza n'ubundi na gisubizo kirambye igaragaza ko ishobora gutanga uretse gukomeza gutinza iby'urugamba. Izi ngingo zose rero uko ari eshatu nizo twinjiranye mu kiganiro, ariko birumvikana dufite n'izindi nyinshi tuba turi buze kugenda adukomozaho. Byose rero Isonga TV bikugezeho gatanu ku kandi n'amakuru abavugwa ku ruhando rwa politike mpuzamahanga ndetse nyinshi mu ngingo ziba zigezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Amagambo ya Perezida ZELENSK ati if Putin do not come to the meeting and there will be a game again, this will be the final point which will show they are not ready to end the war. ZELENSK ati Putin naramuka ataje muri ibi biganiro hakagira indi mikino yongera gukinwa nanone, ibi bizaba ari herezo rya nyuma. Agaragaza ko ibi kandi bizerekana ko Uburusiya butiteguye kuba bwashyira iherezo kuri ino ntambara. I can expect at minimum a strong package of sanctions from US, sanction against Russia, and there's no longer sanction for aggression or occupation. There have been enough such compromise. This should be sanction of unwillingness to cease fire. This should be strongest package of sanction, the President Zelensky added. Ati nshobora kwiringira ku kigero runaka ko hari ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuzafatira Uburusiya, ndetse nekereza ko ibyo bihano bitazaba ari ibihano by'ubushotoranyi cyangwa se by'uko Uburusiya bwigarura bukanafata agace katari akabo. Hagomba kuba ibihano ku bushake bushye mu gushyira amasezerano ku gahenge, ndetse iyi package cyangwa se ibihano bishya bigomba kuba biruta ibyo ari byo byose Amerika cyangwa se abafatanyabikorwa bacu baba barigeze bafata. Aya magambo ya ZELENSK reka twinjize neza ku kumenya niba kuri uyu munsi wa tariki 14 hari icyo Kremlin iravuga kubijyanye nuko Uburusiya cyangwa se Perezida Vladimir Putin azaba ari Ankara, ahagomba guhura na Perezida Recep Tayyip Erdogan, akavuye Ankara berekeza Istanbul aho hari icyumba bateganyirijwemo bagomba kwicaramo.
Amakuru rero uko ameze, Dmitry Peskov nawe dukurikije ibyo yatangaje, nawe yavuze ko Uburusiya buzohereza delegation muri kariya gace cyangwa se Istanbul. Delegation rero ngiza bihagarariwe cyangwa se igomba kubirimo Sergei Lavrov ndetse na Yuri Shakov. Sergei Lavrov ni ministre w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya, Yuri Shakov ni navuga ko ari special envoy wa Putin cyangwa se ni numwe idasanzwe ya Putin ariko ishinzwe politike mpuzamahanga. Uyu mugabo ni umudiplomate ukomeye kuko yatangiye imirimo ye ya diplomasi guhera mu bihe bya Union Soviétique, arakomeza kugeza na n'ubu ndetse mu myaka 10 itambutse ihagarariye neza Uburusiya muri UN kuva 98 kugeza 2008. Yuri Ushakov ubwo abantu barabyibuka neza, uyu mugabo niwe wagiye uhangara cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse agakoresha neza veto y'Abarusiya yitambika imwe mu myanzuro yagombaga gufatwa cyangwa se imwe mu myanzuro yagendaga igirwamo uruhare n'ibi bihugu bisanzwe ari Big Five, ibihugu bisanzwe bifite uburenganzira n'ubushobozi bwo gukoresha veto. Yuri Ushakov ndetse na Dmitry na n'uyu Sergei Lavrov nibo bagabo bigaragara ko Uburusiya bwiteguye kuzohereza kugeza uyu munsi wa tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu, habura amasaha make ngo tumenye niba Putin azitabira ibiganiro bya Istanbul, ariko yabanje guci Ankara kugira ngo aganire na Erdogan bahave bombi bagane muri Istanbul. Andi makuru ahari nkuko Kellogg yabitangaje, nawe ni special envoy wa Trump, ni numwe idasanzwe wa Trump, ubundi yari ishinzwe Uburayi especially Ukraine, ariko akaza gusimbuzwa Steve Witkoff bitewe nuko amakuru agaragaza ko icyizere kitari gihagije kuri uyu mugabo. Navuga Kellogg kuko yagaragaje ko ari umugabo ushyigikiye cyane Ukraine kurusha uko yaba intumwa y'amahoro ku mande cyangwa se ku bihugu byombi. Ni umuntu wagiye ugaragara cyane ko yaba ashyigikiye Ukraine cyangwa se imyanzuro ishobora kuzibogamiye cyane kuri Ukraine kurusha uko yagombaga kuba ari umugabo ureberera hamwe cyangwa se uhuriza hamwe ibihugu byombi bihanganye. Uyu mugabo rero nawe yatangaje ko Trump azaba ari Istanbul mu gihe cyose Perezida Putin nawe yaba ahari. Bisobanuye ko bwa mbere nyuma yuko Trump abaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihabanye n'ibiganiro byo kuri telefone agirana na Putin, dushobora kumubona nawe imbona nkubone ari mu bazaba ari muri kiriya cyumba. Kugeza ubu rero amakuru dufite na delegation ya Union European turamenya izagana Istanbul. Ubu abemezwa ko bagomba kuba bahari harimo Steve Witkoff ndetse na Kate Kellogg rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ushyizeho Marco Rubio ministre w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, akazamo na Trump mu gihe cyose ariko Putin yaba yitabiriye. Mu gihe ku Burusiya ibizwi nuko Sergei Lavrov ndetse na Yuri Shakov aribo bagomba kuba bahari, ubwo na Putin hagiye baba ari batatu. Ukraine nayo birumvikana Andriy Yermak agomba guherekeza birumvikana perezida na ministre w'ububanyi n'amahanga ndetse na ministre w'ingabo wa Ukraine, nawe byitezwe ko agomba kuba ari hariya Istanbul, ndetse na delegation ya Turki. Ariko Turkiya yo biragaragara ko ku rutonde ministre w'ububanyi n'amahanga wa Turki ndetse na perezida Erdogan aribo bagomba kuba bari hariya. Birumvikana ko iyi delegation igizwe n'abagabo nakita ibikura nkota muri politiki z'imbere mu bihugu byabo, mu gihe cyose byabikunze ko impande zihanganye zishobora kwicara zikaganira. Mu gihe abahanganye bashobora kuganira, urumva ko nakabuza cyaba ari ikintu cyiza cyane. Ariko n'ubundi kugeza ubu uyu munsi wa tariki 14 Uburusiya baracyatsimbaraye ku ibitekerezo byabo birimo gahunda yuko n'ubundi Ukraine bagishimangira ko itagomba guhabwa ubushobozi bwa gisirikare. Mu kanya mu makuru avunaguye cyangwa se mu buryo bw'ingingo zivunaguye, hari uruganda abanya-Ukraine biyubakiye rwitwa Yikreropromo. Uruganda urumva rwenda kuza harimo akantu ka Yikre, ni uruganda rwitwa Yikreropromo, uruganda rukora intwaro muri Ukraine, rwagiranye amasezerano rwasinye cyitwa Memorandum of Cooperation na Rain Metal, uruganda rwa mbere mu Burayi rukomeye rukora intwaro za gisirikare rw'Abadage. So birumvikana rero ko harimo guhererekanya amakuru, guhanahana ikoranabuhanga ndetse no kohererezanya birumvikana na cooperation mu bijyanye n'intwaro, guhuza abahanga n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose biri gukorwa n'ubundi kuko Ukraine yifuza kubaka urwego rukomeye rwayo rwa gisirikare bihabanye n'ibitekerezo by'Abarusiya bisaba ko Ukraine urwego rwabo rwa gisirikare rugomba kuba weak, rugomba kuba crippled,
rugomba gucibwa intege rugasa nk'urukambakamba cyangwa se nk'urucumbagizwa kugira ngo Uburusiya bwizere neza kimwe mu byo Ukraine bita security guarantee. Uburusiya nabwo mu byo bita security guarantee ku ruhande rwabo harimo no kuba Ukraine idafite ubushobozi bwa gisirikare. Ukraine iri kugirirwa nk'ibyo Ubudage bwagiriwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Urabizi ko Ubudage ubushobozi bwabo bwa gisirikare bwose bwabaye crippled, bwabaye broken, burangizwa ku rugero rw'uko Ubudage ari bwo buri gusa nkaho bwiyubaka nanone muri côté militaire. Kuri ubu ni ingingo nayo ngira ngo twagiye dukomozaho cyangwa se twagiye tuvuga mu bihe byatambutse. So birumvikana rero ko kugeza ubu amakuru ahari muri iki gitondo cy'itariki 14 nuko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ari ayemezwa ko azaba ari Istanbul, ariko hari andi makuru turi buze kunononsura mu kanya mu buryo bw'amashusho, mu buryo bw'isesengura makuru. Amakuru avuga ko ZELENSK we yamaze kugera i Ankara muri Turukiya, aho nubundi uyu mujyi wa Ankara ni ufatwa nka capital ya Turukiya, ariko Turukiya igira imijyi ikomeye, ariko ni nk'ibisanzwe n'ubundi bihugu byinshi byo mu Burayi usanga bigiye bifite imijyi, byarubatse imijyi ikomeye, aho usanga inaha mu bihugu bya Afrika umujyi ubukomeye aba ari capital. Ariko ngira ngo hari n'uburyo bwo kongera kubaka ibintu nk'igihugu gifite imijyi usanga ikomeye kandi ari myinshi. Ni nka Afrika y'Epfo, ariko nayo majority murabizi ko igizwe n'abazungu, aho usanga nka Pretoria umujyi munini ushobora kwitiranya na capital. Wagera Johannesburg ugasanga nuko bimeze, wajya no mu yindi mijyi ikomeye cyane y'ingenzi muri South Africa ugasanga nuko bihagaze. Mu gihe ariko iyo wigiye hano mu bihugu byacu usanga nk'umujyi, iyo tuvuze Kigali tujya twumva ko ari umujyi mukuru, nubwo hari gahunda yo gufata imijyi nka Musanze, imijyi nka Nyagatare, imijyi nka Rwamagana, Rubavu cyangwa se Gisenyi, nayo ikagirwa imijyi minini ishobora kunganira umujyi wa Kigali. Iyo ni imwe muri projet cyangwa se gahunda igihugu kiba gifite. Ubwo badukurikiye muri hakurya y'amazi magari umujyi munamenya gahunda nyine igihugu kiba gifite muri rusange. So ubwo rero Istanbul na Ankara ni imijyi navuga minini cyane cyane uyu mujyi wa Ankara, ariko gahunda ubundi iteganyijwe Istanbul niho bagomba guhurira. Birumvikana rero aya makuru uvuga ko ZELENSK ari Ankara ameze ate mu kanya gato mu kiganiro n'isesengura makuru. Ndaza kubava imuzi n'umuzingo mbabwira uko bihagaze kuri iyi ngingo yuko Perezida Volodymyr Zelensky we ubwe yaba yakandagiye cyangwa se yaba ari Ankara. Birumvikana mu gihe rero n'ubundi ku rundi ruhande mu nyemerere tuti twinjiye muri ano masezerano, n'amasezerano yi Memorandum of Cooperation hagati ya Ukraine ndetse n'Ubudage. Turebe icyo aya masezerano ahatse, bibutsa ko chancelier mushya w'Ubudage Friedrich Merz bivugwa ko afite ibitekerezo wagira ngo ni Biden wazukiye mu Budage, kuko umuhata afite mu gufasha Ukraine ndetse n'intambara ari kurwana kugira ngo kino gihugu cy'abanya-Ukraine cyubaka ubushobozi, menace ku Burusiya ziyongere n'ibindi. Bigaragara ko uyu mugabo benshi bari kuvuga bati ni Biden mushya mu Burayi. Rero kuba Rheinmetall yasinye amasezerano n'uru ruganda ngira ngo rwangoye cyane gusoma ni Promo rwasinye amasezerano na Rheinmetall. Birumvikana no kubaka urwego rukomeye rwa gisirikare rw'abanya-Ukraine. Ukraine reka ngaruke kuri zimwe muri achievement imaze kugira. Ukraine navuga ko ari kimwe mu bihugu mw'isi cyabashije kwiyubakira drone zishobora kuraswa muri kilometero cyangwa zishobora koherezwa zifite range ya kilometero 1500. Ubundi biba bimenyerewe ku bihugu nk'Uburusiya, biba bifite ikoranabuhanga riteye imbere. Ibihugu nk'Ubushinwa byemeye kwinvesta cyangwa se byashoye akayabo muri drone, ndetse n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagira ngo ubwire ko izi drone ubwami bw'Abongereza butarabasha kuzubaka. Izi drone ntago Ubufaransa burabasha kuzubaka, ariko Ukraine iri mu ntambara. Kimwe mu bintu intambara ikora harimo no kuba ituma hari ikoranabuhanga rishobora kuvukiramo cyangwa se ubushobozi igihugu gishobora kwiyubaka. Ngo mu bihe by'intambara cyangwa mu bihe by'amagi birazwi ko aribwo resulta zikunze kuboneka, kuko icyo gihe you don't have an option, uba ufite icyitwa priority. Mu gihe cy'urugamba ntabwo uba ugifite amahitamo, ahubwo uba ufite ibyo ugombwa, priorities nizo uba ugifite. So Ukraine yabonye ko Uburusiya bari gukaza ibitero mu madrone, nayo rero ntabwo ari gifite option, kuko zimwe muri option harimo kwicara ngo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bizaturindira umutekano byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Trump agifata ubutegetsi agaragaje ko ibyo Zelensky expectations ze zitahuraga,
atamugaragariza cyangwa se atamwereka ko ibyo yibwiraga agomba gutekereza kabiri, niba ariko nabyita. Aramubwira ati Zelensky, gerageza utekereze kabiri ibyo kwibwira ko uzacungirwa umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibirimo. Amerika kandi si byo yonyine, ahubwo iby'inyoni yakoreye ibivuzo ni nabyo Amerika yakoreye abanyaburayi, bongera kumvishwa ko nibatazamura budget yabo mu mafaranga bashora mu mutekano, ibi rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazijya na rimwe zibyishingira. So si Ukraine gusa, ni ikibazo n'ubundi basangiye nk'abanyaburayi benshi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murumva ko cyase murabona ko nicyo kibazo nabo bafite sofa, iki kibazo cy'umutekano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziragifite muri rusange. Reka rero n'ubundi aya masezerano tuyinjiyemo, iyi Memorandum of Cooperation ni amasezerano agaragaza ko, nkurikije bimwe mu byo nabonye hano kuri statement mfite, ni amasezerano arimo first of all gusangira ibijyanye n'ikoranabuhanga, ariko noneho no gufasha izi ngana z'abanya-Ukraine ziri kuvuka gukomera, kuko iyi uranium metals yagiye ikora zimwe mu ntwaro Ubudage bwifashishije mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Kugira wumve experience cyangwa se icyo twakita nk'ubukure, niba ari byo navuga, cyangwa se ukumenyera. Uranium metals iri no mu nganda nkuru cyangwa se zishaje, mu nganda zikora intwaro mu isi. Uretse n'ibyo, iri no mu nganda nyine of course zikomeye cyane mu Burayi, zihariye gukora ibikoresho bikomeye, za tank militaire zahabije Abarusiya za Leopard 2 ni uranium metals zikora, ndetse n'ibindi bikoresho byinshi, zo za Taurus missile zirasukwa mu ntera yakure, n'ibindi byinshi cyane. Uranium metals ihariye umwanya n'icyubahiro mu nganda zikora iby'intwaro mu isi. So birumvikana rero kugira amasezerano n'uruganda rukora intwaro muri Ukraine, harimo kuba Zelensky targetinga ko igihugu cye kigomba kubaka ubushobozi buhambaye, ndetse kandi urabona ko nicyo agendere cyangwa se nicyo agamije. After all, akaba harimo no kuba Ukraine nayo yaba dependent, like ibindi bihugu bishobora kwidependingiraho, kuko Ukraine irashaka kubanza guca umugozi wiziritse wo kwicara bameze nk'ibyana by'inyoni, nibyo byicara bigategereza ko umubyeyi, nivugo shusho abadukukira muze kubyumva nabi, nibo abana b'inyoni nibo bategereza, bicara bagategereza ko umubyeyi ajya guhiga, ubundi akaza abana b'inyoni bakasama, nyina akabagaburira. So Ukraine irashaka guca ino dependence status, barashaka ko nabo baba independent mu bijyanye n'intwaro, ndetse nacyo Trump buriya cyiza ari gukora, rimwe na rimwe abemerera amasezerano ubundi akayakata, akabemerera intwaro ubundi akazibima. So Zelensky akavuga ati ubundi why not, tutakiyubakira ubushobozi niba turindira amadrone y'abanyamerika mu gihe cyose bizafata kongera ibyemeze babihakane, Trump atugoragoze adusinyisha amasezerano tutumva, ubukungu bwacu tubumuhe. Why not tutasinya amasezerano n'abanyaburayi nabo bari gutagetinga umutungo kamere, bari gutagetinga ibuye riri munsi y'ubutaka bwa Ukraine. Nago abanyaburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufasha Ukraine ari muwe, bino bintu mbona mbisubiramo, simuhwe nabo batagetinga umutungo kamere w'abanya-Ukraine, nabo baricara bakabona ko ni ngombwa birakwiye target ku mutungo kamere w'abanya-Ukraine. So Zelensky, you must understand there is no mercy in any negotiation you made with Westerners, Europeans or US. There is no mercy at all. Nambabazi nanyo bagufitiye bikorwa kuko hari exchange, n'ingurane. Bimeze abazi by'ubucuruzi cyangwa se abize economy, hari ibyituga barter trade. Barter trade bwari uburyo bw'ubucuruzi bwo guhererekanya, ariko kubera ko amafaranga yari ataraba popular cyane cyane avuga mu bihugu bya Afurika, ariko no mu Burayi yarabaye barter trade. Ni ukuvuga ngo iyo washakaga ibishyimbo ariko ufite amasaka, hari ukuntu babipima gukatwara amasaka bakaguha ibishyimbo. That's a barter trade. Umuntu urebye politics, it's a kind of barter trade. Ni ukuvuga ngo hari icyo utanga kugira ngo uhabwe. Ukeneye amasuka yo guhinga ariko ufite amateke, yego, ntago uzagenda ubwira umuntu ngo misuka cyangwa niza, no, jyana amateke mukora igereranya baguha amasuka. That's a politics, that's a kind of politics, niko bikorwa. So Zelensky nawe nta mubibona abanyaburayi bamufitiye. Nimvuga ngo uranium metal nayo nuko hari kibigamije, kuko bimwe mu bukungu cyangwa se zimwe muri minerals bifashisha, for example bakeneye ore, bakeneye iron. Utekereza ko izi tanks birabyuma bikurwa he? Ukraine ifite
deposit ya iron nini, bakeneye za aluminium Ukraine irazifite, bakeneye za lithium Ukraine irazifite, bakeneye ubukungu bwinshi plutonium Ukraine irazifite. So niwumva ngo Rheinmetall yagiranye amasezerano n'uruganda rwo muri Ukraine, naga ari amasezerano abagarukira ku byo dutekereza gusa, harimo n'umutungo kamere. Amasezerano yose ari gusinywa muri iyi minsi mbona target ari umutungo kamere. Mugaruke mu karere k'ibiyaga bigari. How is the situation in RDC, in the eastern part of Democratic Republic of Congo? The same case. Any negotiation made recently targets resources, targets minerals. Nuko bimeze. Udafite umutungo kamere muri no minsi arabizi ko nta jambo afite mwisi. Kera wabaga akomeye mu gisirikare, wabaga ari umwami mwisi, ariko ufite umutungo kamere muri iyi si ya none, ufite ibirombe bya gas, ufite petrol, uzareba ukuntu abarabu bayoboye isi. Ufite resources, ufite minerals, niwe ufite ijambo muri iyi si ya none. So namuhwe nanye Ukraine ifitiwe n'abanyaburayi, ibingibi byumvikana. Reka iyi ngingo nyiveho ninjire mu yindi ngingo navuga ikomeye. Iyi ngingo nayo ndaza kuyibaha amakuru menshi. Ubushinwa, iyi ntago ariyo ngingo ngiye kubaha amakuru menshi, ingi reka tuyivugeho dukomeza. Ubushinwa bwemeje cyangwa se bwagaragaje ibyifuzo cyangwa se bwagaragaje umuhate w'uko bushyigikiye bidasubirwaho ceasefire cyangwa se ya truce y'iminsi 30. Ubushinwa mbibutse ko tariki 9 z'uku kwezi kwa gatanu Ubushinwa bwagaragaje isi ko buri kuri kote y'Uburusiya, ndetse Xi Jinping na Perezida Vladimir Putin yarabyigambye mu kiganiro n'itangazamakuru avuga ko Ubushinwa bwose bweruye buri ku ruhande rw'Uburusiya, ndetse n'ibintu byagaragariraga buri wese ko nta gushidikanya kuri iyi ngingo ariko bimeze, nta gushidikanya byagaragaye neza gatanu ku kandi ko Ubushinwa n'Uburusiya ari umuntu umwe, bunze ubumwe, bameze neza. So iyi ngingo nakubwira ijyanye nanone cyangwa se iragenda igahura neza cyane n'ibyo mu burengerazuba bw'isi bifuza. Ese haba hari icyizere cy'uko ubushuti bwa Xi Jinping na Vladimir Putin bushobora kumvisha n'umutegetsi w'i Moscow ko hari ibyo ashobora gukora cyangwa se hari ibyo yakiramo ingufu n'imbaraga kugira ngo agende mu murongo w'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi? Nicyo nahoze mbona bibaza ati niba Ubushinwa bwumva ino ceasefire, hari icyizere cy'uko ibiganiro hagati ya Ping ndetse na Putin hari icyo bishobora kubyara. Sofa ntago turamenya ko ari cyo bishobora kubyara, nta nubwo bigaragara ko hari icyo bishobora kubyara, nta hantu na hamwe bigaragara, ariko bikunze byaba ari ikintu cyiza, yaba ari ingingo nziza yongera gushimangira ndetse no kugaragaza ko ibintu ari bon, ibintu bimeze neza muri rusange. So reka turebe, dutegeze turebe uko bimeze, tuze kumva cyangwa se tuze kureba koko biri muri uyu murongo Putin ashobora kumvishwa na mugenzi w'Ubushinwa, akaba yashyira sinyatire kuri kano gahenge, ariko ku kigero cya 95% ntacyo mbishije kuri ino ngingo, kuko Uburusiya bwarabahakaniye bubabwira ko it's impossible, ibi ntago bishoboka, it will never ever happen, ntago bikunda na nubwo bishoboka. So reka rero twinjiye muri ino ngingo yindi ikomeye. Kellogg yagiye ku karubanda cyangwa se yakojeje ibawa muri wino arandika cyangwa se yafasha microphone avuga ko imwe mu mishinga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo ari ukureba ko ingabo z'ibihugu by'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage ndetse na Pologne, abategetsi b'ibihugu byombi nkomojeho bari Kiev ejo bundi tariki 10, bari muri Ukraine, yari ahari Chancellor w'Ubudage Friedrich Merz, yari ahari Emmanuel Macron, yari ahari Keir Starmer ndetse na Donald Tusk, ministre w'intebe wa Pologne. Nava igihugu cya Pologne, niba hari ibihugu bifite ubwoba, niba hari amashyanga afite impungenge, gushidikanya, doubts, Pologne muyishyire ku mwanya wa mbere. Ifite gushidikanya kumvisha Pologne ko Uburusiya butazayigabaho ibitero. Ibi ngibi ngo ni nko kubwira umwana w'imara uri muri parike ko hari amahirwe y'uko ashobora gusurvivinga mu gihe atari kumwe n'ababyeyi be. Ibi rwose ngo biragoye kubwira umwana w'imara cyangwa se w'imparage ko muri parike yuzuyemo intare ashobora kuzasurvivinga, ashobora kuzarokoka nyamara atari kumwe na famiye ye. Hari amahirwe menshi y'uko hano ubundi cyitwa life expectancy kuri tuno tunyamaswa tuba mu ishyamba ibisa nkaho ari munsi y'10%, kuko isaha ku yindi uba wagwa
mu gice kirimo umwanzi, uba wagwa muri mwisenga cyangwa se mu bice ntago ari isenga, ubwo ni nka zone y'intare uba wayigwamo. Noneho nkoresheje terime ngo umwana, nibura umuntu mukuru cyangwa se imara n'imparage nkuru bashobora kwiruka bagakoresha ubushobozi bwo kwiruka bagacika, ariko uyu mwana we biragoye. Niko Pologne bimeze, nayo ifite gushidikanya, ifite ikibazo gikomeye cy'uko Uburusiya nibusoza Ukraine rwose ngo n'ahandi inzira zizahita ziberekeza. Pologne ifite ubwoba bukomeye kuko iyo unarebye ku makarita Pologne n'ubundi ntabwo inyagamburiro ifite. Uburusiya bushobora gukoresha Belarus, uko Belarus, nivuga Belarus irimo kumva Belarus nk'igihugu cya Alexander Lukashenko, ni Belarus isa nkaho iri kuri kote cyangwa se bisa nk'ari ubutaka bw'Uburusiya, nubwo mu mategeko mpuzamahanga bigaragara ko Belarus ari igihugu, ariko deep inside twese turabizi ko Belarus ari ubutaka bw'Uburusiya mu buryo buri indirect. Ninde wundi Uburusiya bwagira icyizere bwo kubitsa kirimbuzi uretse Alexander Lukashenko? Nta handi na hamwe tuzi mu isi Uburusiya bwabikije nuclear zabo. Ya politiki ya Amerika Uburusiya bwayikoze muri hano muri Belarus. Ni kenshi Belarus yagiye ibigikangisho cy'ibihugu byo mu Burayi, ibihugu Uburusiya butabasha gukoraho nk'izi za Pologne. Barabizi ko Belarus n'ubundi uturanye na Belarus arabizi ko abaturanye n'Uburusiya, nuko gahunda zimeze. Uturanye na Belarus arabizi ko aturanye n'Uburusiya. So Donald Tusk yari Lviv, aho banagiye bagashyira indabo zabo cyangwa se bagaha icyubahiro bamwe mu basirikare baguye mu rugamba kuri cyo navuga nk'urwibutso rwabo muri Lviv. Hano harimo no kuba ngo harimo imishinga yo kureba uko ingabo zihuriweho z'ibi bihugu Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage ndetse na Pologne bashobora kujyanwa Dnipropetrovsk cyangwa se Dnipro. Ese kuki Dnipro ari ingenzi cyane? Mu kiganiro kiri imbere, ikiganiro n'isesenguramakuru, ndaza kubiva imuzi n'imuzingo mbabwira impamvu Dnipro ari ingenzi cyane, nyuma y'uko babonye ko ubugenzuzi ku bice birimo Kherson na Zaporizhia bishobora kuzabagora, bakabona ko Donbass bishobora kuzarangira mu masezerano Uburusiya bwanze kuyirekura. Crimea yo ni indi nkuru yihariye, bahisemo noneho gufata agace kari strategic. Icyo bamenye nuko Dnipro ari strategic, ariko hari ibindi bituma ingabo zo mu burengerazuba bw'isi zifuza gukora deployment muri biriya bice. Wenda ikindi gihari, reka nyibabwire nyibahishurire, ibyo ibindi ndaza kubivugira mu kiganiro, ariko iyi ni nayo ngingo ikomeye muri byo, naza kubicisha amatsiko. Birumvikana rero udukurikiye utari buze kubona umwanya uhagije mu masaha y'amanywa, nawe ni byiza ko atayumva ino ngingo. Ndagira ngo nkubwire ko Dnipro ari igice neza, n'ubundi gutandukanya Dnipro na Donbass biragoye. So binavuze ko nibemererwa cyangwa se nibikunda bagashyira ingabo zabo Dnipro, Uburusiya bwegukanye Donbass, ntacyo bazaba bakoze n'ubundi kwa kundi Uburusiya bwanga ko bwaba buri kuri margin imwe n'ingabo zo mu burengerazuba bw'isi, nta kizaba gihindutse. Iyi ni ingingo imwe muzikomeye ino Dnipro bashaka kugira strategic location, kuko barabona ko Donbass kwirekura ntibizakunda. Kandi ikindi Dnipro ni agace gasa nka kari muri centre ushobora guhurizamo impande zombi, cyangwa se ushobora guhurizamo ibihugu, ntago ari ibihugu deja, zira settlement zombi. Dnipro witegeye Donbass, Dnipro urareba Kherson, Dnipro witegeye Zaporizhia. Bivuze ko ubundi kari agace ni agace kari strategique cyane, no mu gihe Uburusiya bwanze kurekura ibice busanzwe bufite mu mojo wa ruguru. N'ubundi still umuntu uri Dnipro navuga ko kugira kubona access bishobora kumworohera muri zino area cyangwa se zino zone zombi. So niyo mpamvu so far Dnipro bashaka kwifashisha as a strategic location kugira ngo basohoze imipango ndetse n'imishinga yabo. Murabyumva mute rero kuri iyi ngingo? Ese koko birakwiye? Ibi byose birumvikana no kubiharira amaso tukareba ngo niki gishobora gukorwa, what is next kuri iyi ngingo. Rero birumvikana ko twe amaso yacu birumvikana na gahunda zacu zose natwe tuba tuzerekeje ku ruhando mpuzamahanga kugira ngo
tumenye gatanu ku kandi zimwe muri muvoma ziba ziri kugenda zikorwa, ibi byose gahura no kubagezaho full package. Reka mbashimire rero cyane mwese mudukurikira gatanu ku kandi umunsi ku munsi, mbifuriza umugisha w'Imana, tuze kubana mu masaha ari imbere. Blessings over blessings, Imana nibahire cyane.